kubw'intege nke z'uwakoreye icyaha aba akoze icyaha. Icya mbere, gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'undi muntu. Icya kabiri, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'undi muntu. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka Reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Uko maze kubimenyera njye ubahereza ibiganiro by'amategeko, amazina yanjye ni Cyubahiro Francois Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Uru ni urubuga umuntu uwo ari we wese, umunyarwanda, waba uri umunyarwanda uba mu Rwanda cyangwa se uba mu mahanga, ushobora kwigiraho amategeko y'u Rwanda ndetse ukayamenya ku buntu nta kiguzi. Nkaba ngushishikariza wowe uri kundeba cyangwa se uri kureba iki kiganiro aka kanya gukora subscribe ku bw'izi mpamvu zikurikira. Nukora subscribe bizakorohera kubona ibiganiro byacu ndetse kugira igihe cyose dusohoye ikiganiro ujye ubibona mu ba mbere. Nukora subscribe bizakorohera kugira ngo igihe cyose uhuye n'ikibazo cy'amategeko ube wambona ubashe kumbaza ngo usobanurire. Ubu ngubu ndizera neza ko wamaze gukora subscribe. Noneho reka dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nabateguriye, aho nabateguriye ingingo ivuga ku byo itegeko riteganyiriza umuntu wese ukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Gusambanya umwana, guhohotera abo bashyingiranye bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'umuntu ukoresha undi ibiterasoni mu ruhame. Muri iki kiganiro turi buze kwifashisha itegeko nomero 69/2019 ryo kuwa 8/11/2019 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ndetse dukoresha n'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka noneho twongere dusubire mu kanya ubwira ibyo itegeko riteganyiriza umuntu ukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusambanya umwana, guhohotera abo bashingiranye bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'umuntu ukoza undi urukozasoni mu ruhame. Murakoze cyane. Reka nongere nkushimire wowe ukomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Tudatinze rero, reka tuganire ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi, aho ivuga ibyo itegeko riteganyiriza umuntu ukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusambanya umwana, guhohotera uwo bashyingiranye bishingiye ku mibonano mpuzabitsina ndetse n'ukoresha cyangwa ukora ibintu by'urukozasoni mu ruhame. Muri iki kiganiro turi buze kureba ibi bintu bikurikira. Icya mbere turi buze kureba, turareba ese itegeko rivuga iki ku muntu ukoza undi urukozasoni mu ruhame. Turebe ese itegeko rivuga iki ku muntu usambanya umwana. Turebe ese itegeko rivuga iki ku muntu uhohotera uwo bashyingiranywe bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ibyo ni byo turi buze kureba muri kino kiganiro cyacu, cyane cyane ko ari bimwe mu bintu byugarije sosiyete nyarwanda uko imyaka igenda isimburana. Reka duhere ku kintu cya mbere. Icya mbere kiragira kiti: itegeko rivuga iki ku muntu ukoza undi urukozasoni mu ruhame. Iyo urebye ingingo y'143 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese ukora ibiterasoni mu ruhame aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2.
nanone rikavuga ngo umuntu wese ukora igikorwa gikoza mu buryo ubwo ari bwo bwose ku mubiri w'undi nyiri ukubikorerwa atabishaka aba akoze icyaha. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cy'urukozasoni nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatanu y'iri tegeko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 300. Iyo icyaha cy'urukozasoni mu ruhame uwagikoze ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Ibihano biteganywa mu gika cya 2 n'icya 3 cy'iyi ngingo byikuba kabiri iyo uwakoze iki cyaha ari ukomoka cyangwa ukomokwaho n'umuntu wakorewe icyaha. Icya kabiri, iyo uwakoze icyaha ari mu rwego rw'abamutegeka. Icya gatatu, iyo ari umwigisha. Icya kane, iyo ari umukozi wa leta uhagarariye ubutegetsi cyangwa uhagarariye idini yishingikirije cyangwa se akabikora yishingikirije imirimo ye kugira ngo agikore, cyangwa umuganga cyangwa umukozi wo kwa muganga abigiriye umuntu ashinzwe kubw'umwuga we. Undi muntu wa gatanu ni igihe yagifashijwemo n'umuntu umwe cyangwa benshi. Iyo ukoze ibyo byaha by'urukozasoni warabifashijwemo n'umuntu umwe cyangwa benshi, ibihano byikuba kabiri. Ikindi kintu cya gatandatu, iyo yakoresheje agahato cyangwa ibikangisho, ibyo bihano byikuba kabiri. Niyo mpamvu mbashishikariza kwirinda gukora ibintu by'urukozasoni mu ruhame cyangwa kubikorera undi kuko atari byiza. Nubikorera undi ushinzwe iriya mirimo nkubwiye, ibihano bizikuba kabiri. Icya kabiri nshaka ko tuganiraho, ese itegeko rivuga iki ku muntu usambanya umwana? Iyo urebye ingingo ya 4 y'itegeko rishya ivuga ko gusambanya umwana ivuga ku gusambanya. Iyi ngingo nshya yabaye ingingo ya 4 y'itegeko rishya ivuga ku gusambanya umwana, aho yahoze ari ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu y'itegeko na 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho yahinduwe ku buryo bukurikira. Umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira aba akoze icyaha. Icya mbere, gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana. Umuntu ufata cyangwa ushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana aba akoze icyaha. Gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana aba akoze icyaha. Icya gatatu, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimishamubiri uba ukoze icyaha. Iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko itarenze imyaka 25. Aha ngaha ntekereza ko iyo bavuze umwana ntabwo baba bavuze uruhinja cyangwa iki. Umwana ni umuntu wese ukiri mutoya, uri under 18 years old, uri munsi y'imyaka y'ubukure uko mubizi. Ntekereza ko mwese muzi imyaka y'ubukure ko ari imyaka 18. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanya kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 ariko bikamutera indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana
bigakurikirwa no kumugira umugabo cyangwa se umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya. Nanone iyo umwana ufite imyaka 14 y'amavuko ariko atarengeje imyaka 18 y'amavuko asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, ahanwa hakurikijwe ibiteganywa n'ingingo ya 54 y'iri tegeko. Ariko iyo umwana ufite nibura imyaka 14 asambanyije umwana ufite imyaka 14 akoresheje imbaraga, akoresheje iterabwoba, akoresheje uburiganya cyangwa abikoze ku bw'intege nke z'uwo abikoreye, ahanwa hakurikijwe ibiteganywa n'iriya ngingo ya 54 y'iri tegeko. Ushobora kwibaza ngo ingingo ya 54 y'iri tegeko turi kuvugaho ivuga iki? Ingingo ya 54 y'iri tegeko ivuga ku ihanwa ry'umuntu ufite imyaka iri hagati y'imyaka 14 na 18 y'amavuko. Ivuga ko iyo uwahamwe n'icyaha yari afite nibura imyaka 14 y'amavuko ariko atarengeje imyaka 18 mu gihe icyaha cyakorwaga, ibihano bitangwa ni ibi bikurikira. Igihano cya mbere ni igifungo cy'imyaka itari munsi y'imyaka 10 ariko itarenga imyaka 15 iyo yari guhanishwa igifungo cya burundu. Mwa bana mwe mugomba kwitonda. Ikindi kintu cya kabiri, igihano kidashobora kurenga 1/2 cy'igihano yagombaga guhanishwa cyangwa se guhabwa iyo yari guhanishwa igifungo kimara igihe kizwi cyangwa igihe cy'ihazabu. Igihano cy'ihazabu. Ibihano bivugwa mu gika cy'iyi ngingo nibyo bihabwa icyitso iyo cyari gifite nibura imyaka 14 y'amavuko ariko kitarengeje imyaka 18 mu gihe icyaha cyakorwaga. Nta byo kuvuga ngo ufite imyaka 14 ngo nawe uri umwana ushobora gukora iki cyaha ugakurikiranwa. Turebe ikindi kintu cya gatatu. Itegeko rivuga iki ku muntu ukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato? Iyo urebye ingingo y'134 y'iri tegeko ivuga ko umuntu wese ukoresha undi kimwe mu bikorwa bikurikira nta bwumvikane bwabayeho, hakoreshejwe imbaraga, hakoreshejwe iterabwoba, hakoreshejwe uburiganya, hakoreshejwe ububasha cyangwa se abikoze ku bw'intege nke z'uwakoreye icyaha aba akoze icyaha. Icya mbere, gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'undi muntu. Icya kabiri, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'undi muntu. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko itarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 2 miliyoni. Iyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byakozwe ku muntu ufite hejuru y'imyaka 65, ku muntu ufite ubumuga cyangwa se uburwayi butuma adashobora kwirwanaho, igihano kiba kirenze igifungo kirenze imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 2 miliyoni. Iyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byateye indwara idakira cyangwa ubumuga, uwabikoze ahanishwa igifungo kirenze imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000 ariko atarenze 1 miliyoni. Igihano kiba igifungo cya burundu iyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato icya mbere byakozwe n'abantu barenze umwe. Igihano kiba igifungo cya burundu iyo byakozwe cyangwa se iyo byateye urupfu uwabikorewe, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo byakozwe ku muntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo byakozwe hagamijwe kumwanduza indwara idakira. Abantu mwe mukora imibonano mpuzabitsina ukaba wajya gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ugamije kumwanduza, waba
waba yabigusabye cyangwa iki ukajya gukorana nawe imibonano mpuzabitsina wizi neza ko urwaye ugamije kumwanduza iyo ndwara idakira, igihano kiba igifungo cya burundu. Reka turebe ikindi kintu cya kane. Ese itegeko rivuga iki ku muntu uhohotera uwo bashyingiranye bishingiye ku mibonano mpuzabitsina? Umuntu wese ukorera uwo bashyingiranye igikorwa cy'ihohotera kibabaza umubiri cyangwa se gishingiye ku gitsina aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Ikindi nasoza mvuga ni uko ibi bibazo byose bitaba ku bantu gusa, usanga n'inyamaswa zimwe na zimwe zibigenderamo. Itegeko rikaba rivuga ko umuntu wese ukora igikorwa gishingiye ku gitsina ku nyamaswa aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Umuntu wese mu buryo ubwo ari bwo bwose utuma undi akora igikorwa gishingiye ku gitsina ku nyamaswa ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Mu gusoza reka nsoze mbashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, ngushishikariza kuzakurikira ikiganiro nzabahereza gikurikiraho, ndetse nanagusaba gukora subscribe niba wibagiwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu. Uwaba warakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se yarafashwe ku ngufu cyangwa hari ubundi buryo yaba yarakorewe ihohoterwa, yanyandikira kuri iyo nimero yanjye cyangwa ukabyandika muri comment kugira ngo turebe icyo twamufasha. Ndetse n'uwaba afite inyunganizi cyangwa hari inama ashaka kutugisha mu bijyanye n'amategeko yatwandikira kugira ngo tubashe kumuhereza inama. Murakoze cyane, mugire icyumweru cyiza.